Reka nongere mbasuhuze bakunzi bacu, nshuti z'akadasohoka tubana umunsi ku wundi, bakunzi ba Nta Mikino TV. Nongeye kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana kandi mbifuriza ibihe byiza, nk'uko nabibasezeranyije cyangwa se nk'uko twagiye tubabwira kuri Nta Mikino TV, tuzajya tubagezaho amakuru atandukanye, ay'ibyamamare, ay'abahanzi, ay'abasitari batandukanye, dutabariza abantu, dutanga ubutumwa butandukanye cyangwa se tunahumuriza abantu bitewe n'ibihe baba barimo. Twebwe Nta Mikino TV ntago dusiba kubakurikiranira amakuru atandukanye kandi tuzajya tubagezaho nk'uko bikwiye. Uyu munsi rero muti bihagaze bite cyangwa bimeze bite? Uyu munsi tubazaniye amakuru ku muhanzi w'icyamamare benshi bakunze cyangwa se benshi bakunda, kandi byo nta munyarwanda, burya iyo umuntu yabaye icyamamare ushobora kudakunda indirimbo y'imwe ariko indi ukagira aho muhuriza ukaba wayikunda cyangwa wayumva. Mu by'ukuri uyu mukobwa, uyu musitarikazi w'u Rwanda, uyu mwari w'u Rwanda cyangwa se uyu nyampinga w'u Rwanda, ubuzima bwe burababaje bantu b'Imana, uyu nawe turamubuze. Icyamamare umuhanzikazi Marina. Nshuti zanjye, bakunzi bacu, ibi bintu birababaje, niba umuntu ashobora kwishyira urupfu cyangwa se kwikurura urupfu, ariko nagira ngo mbabwire ngo ibi bintu biteye ubwoba. Ku bantu tubanye cyangwa se dusanzwe tubana ariko ukaba utarakanda subscribe, ihangane udukande subscribe, utwandikire comment, by'umwihariko ugerageze udukandire kuri like, biradufasha cyane kandi biradushimisha. Muti rero bimeze bite? Amakuru twagiye dukurikirana, iyi nkuru imaze iminsi trending. Ndabizi hari abashobora kubyumva mukavuga muti si we wa mbere ubivuze cyangwa se twagiye tubikurikirana ahantu hatandukanye, ariko twe tujya gutangaza amakuru twabanje gukurikirana tugacukumbura, tukimbika neza, tukavuga ngo ibintu tugiye gutangaza bifite ukuri kurenze 50%. Niyo mpamvu bantu mudukurikira mwakanze subscribe kuri Nta Mikino TV, uzajya uhabona amakuru y'ukuri, kandi nyuma n'ubutinda no kwemera ibyo twakubwiye uzashyira wemere nyuma y'igihe, ariko twebwe twabasezeranyije ko tuzajya tubagezaho amakuru y'ukuri kandi amakuru atariho ivumbi. Uyu muhanzikazi, icyamamare, umusitari, umukobwa w'umunyarwandakazi Marina, by'ukuri ibi bintu bye birababaje kandi binateye agahinda, kuko uru rupfu agiye gupfa cyangwa se ubuzima arimo, kondisiyo arimo zibabaje, ni ukuri ku bakunzi be cyangwa se no ku bantu bamagana ibintu ibyo ari byo byose, cyangwa se ku bantu yumva ko afitiye impuhwe ikiremwamuntu, yumva ko umugenzi we akwiye nawe kugira amahoro nk'uko nawe aba ayafite. Ibi bintu birababaje. Uwaba afite umutima w'urukundo abishoboye yamusengera, kuko nawe turamuguze mu bindi byamamare twagiye tubura. Mu by'ukuri uyu mukobwa Marina, benshi mutarumva ibye cyangwa se mutarumva inkuru muyumvishe bwa mbere, ariko wenda no kuba barayumvisha ahandi, mwihangane muntege amatwi kuko ibyo birababaje. Ngiye mfite amakuru atandukanye nashobora kuba warumvishe, nuko ahari ashobora kuba yaribeshye ko tekinoloji cyangwa se ubuvuzi cyangwa se abaganga bashobora byose, ariko hari icyo badashobora mw'abantu mwe. Nyuma y'uko mbere y'uko afata indege ajya muri Nigeria kwibagisha iki kibuno kugira ngo acyongere, birababaje. Ariko nimba hari inkuru iteye agahinda, umuntu numvaga nkunda, umuntu nafanaga, ariko nkasanga rwose yakoze igikorwa cy'ubugoryi cy'ubuginga cyo kujya kwihinduza imyanya kugira ngo hari agaragare neza muri community. Birambabaje, birababaje kandi na buri wese byamubabaza. Uyu mukobwa mbere y'uko agenda, nk'uko nari mbabwiye, yabanje gukora zimwe mu ndirimbo. Hari indirimbo afite zimaze hafi amezi 3, ariko harabona ntago biri kumacinga, abona hari ntafite ikibuno giteye neza, cyangwa se ari muri cya cyiciro cy'ababandi kakajwe ajya avuga ko bafite utubaho cyangwa se gutyo na gutyo, badafite nyashi. Ati topic ya nyashi ndabona nanjye nayishaka. Afata icyemezo ati ngiye kwibagisha Nigeria,
ningera Nigeria hari uburyo bari bunkorera umuti cyangwa se bigende neza, bambage bitungane nanjye ngira ikibuno rwose, nzajya ngaragaza nk'umukobwa wari usanzwe afite uburanga, imiterere myiza igaragara neza mu maso, isura nziza, ariko ngire n'ikibuno cyangwa se ngire nyashi, nkoresha imvugo y'ab'iki gihe cyangwa se yakakajwe, uburyo ibyo yavuze ari gutuka wa mukobwa w'umunyarwandakazi namwe muzi, ntiriwe mvuga izina. Noneho rero uyu mukobwa urugendo rwe mbere y'uko agenda yagiye yihishe, agenda mu ibanga, ariko noneho hari igihe abanyarwanda bavuze ngo amahirwe ntagasekera bose, cyangwa se urwiganwa ngo rwamushushwe ngo rwamaze abana b'imbeba ku rusenge. Uyu muntu nawe yarigannye, ariko yigana mu buryo hariwe bitamuhiriye. Ndi kuvuga uyu mukobwa wacu, uyu mwari w'umunyarwanda rwose pe, iki cyamamare, umuhanzikazi uyu yadutse ndeba, ahitinga ndeba, yamamara ndeba, ndamuzi uko yatangiye umuziki, ibyo yagezweho byose narabikurikiranaga nk'umuntu ukurikira entertainment y'u Rwanda. Ariko se uru rwiganwa ajya kujya guhaguruka yigannye umuhanzikazi Aline Gahongayire. Mwibuke neza ibyo yabikoze mu ibanga, arinda agaruka mu ibanga, bitamenyekanye, bidasakaye. We agenda agiye kwigabanyisha umubyibuho, biramuhira, baramugabanya pe, ibintu rero bimukuraho, ajya ku biro yifuza. Noneho rero uyu mukobwa Marina we yaravuze ati noneho ngereka njye kwiyongeresha. Aline Gahongayire arigabanyishije, birashobotse, ngereka ngende banyongere. Ariko mbabwire mw'abantu mwe, mumusengere, nanjye ndamusengera kuko ni umwe mu bahanzikazi nkunda cyangwa se nubahaga, nemera, b'abakobwa bazi kwihiringa mu muziki, banagaragaye uyu munsi on top mu bakobwa bari hiti mu Rwanda. Ariko birababaje kubona uyu muhanzi nawe tugiye kumubura nk'uko twabuze bimwe mu byamamare twakundaga. Ba Ivan Buravan baraducitse, bitaba Imana, twari tukibakeneye. Mwibuke neza ko Buravan yapfiriye rimwe na Yanga, nyuma yabwo Jay Polly tuba turamubuze. Mw'abantu mwe, ibi bintu birababaje, biteye agahinda, ni ukuri pe. Twongera tubure na Marina mu gihe gito, mu myaka ikurikirana. Gusa iyo ajya kugisha inama nta muntu wari kumugiriye inama, ariko ubuzima bwe arababaje, aranaremerewe, kandi biranababaje kuko ubuzima yinjijemo mu by'ukuri we yumvaga ko ari 6 ari gushaka, azaba atanze surprise, dore ko hari amavideo amwe namwe yajyaga akora wenda yambaye amabuno y'amakorano, yaguze amataye akiyomeka, akumva ko ari gukora hiti, ariko aza gusanga ibyo bintu bamwe baramutahura bati Marina nta kibuno agira, kiriya gikuye he? Ibaze kumva umusitari w'icyamamare ajya gukora video cyangwa se akoresha ibibuno by'ibikorano, hari aza gusanga ati ibi ntibikwiriye, reka nemere mpaguruke, reka nemere ngende nshore amafaranga nibagishe, noneho nkoreshe ikibuno kiri naturel, ariko cyanjye apane ibintu biri artificiel nambaye. Ariko nagira ngo mbabwire ngo we ntibimuhiriye, kandi rwose pe, nimba hari n'ubujyana n'abari bamugira inama bati imyanya imwe ishobora kongerwa, nagira ngo rwose uru rugendo rurababaje, kuko ibi bitaro amakuru dufite nuko kubisohokamo ari hamana. Yibagishije bikino, baramwomeka, ariko muri uko kumwomeka ibyo bometse n'ibyo babaze, aho kugira ngo imiti bamuteye wenda umubiri utangire ukorane, habamo noneho kwangirika k'umubiri. Umubiri utangiye kwangirika, murabizi neza, yari yabazwe, kubagwa ntiyabazwa akantu gato, ni ikibuno cyose, impande zombi ebyiri baromeka, baradoda, ariko ibyo badoze aho kugira ngo bigende bifata cyangwa bikomera, ubu tuvugana
ni uko ari muri koma kubera ikibuno cyatangiye kubora. Ni ibintu bikomeye mw'abantu mwe, njye no kubivuga binteye ubwoba cyane no gukora iyi nkuru, ariko icyo nababwira cyo, bantu mukunda uyu mukobwa, bantu mwifuza ko rwose nawe ubuzima bwagaruka, bashoboye musenge. Nuko ibyo yakoze nubwo amakuru yamaze kugaragara cyangwa se uko twagiye tubikurikirana tugacukumbura, we yabikoze azi ko ari ibanga rikomeye, abikora azi ko azagaruka agatungurana nk'uko Aline Gahongayire yatunguranye. Ariko birababaje kuba nyuma yo kubura Jay Polly, umuhanzikazi bakoranaga indirimbo, murazizi ntiriyo mvuga amazina, nawe turamubuze kuko Marina arigendeye. Mw'abantu mwe Banyarwanda, uyu mukobwa ninde wamushutse, ninde wamugiriye inama mbi, cyangwa se kubera iki we yishutse ntagisha inama bikarangira yishoye mu rupfu? Uyu muntu cyangwa se uyu mukobwa wacu w'u Rwanda, uyu munyarwandakazi, hiti yari amaze kugeraho cyangwa urwego yaragezeho rw'umuziki nyarwanda, ni urwego rwiza rushimishije. Buri muntu wese yamwifuriza ngo bravo, courage, komerezaho, wari ubirimo neza. Ariko se iyo ajya kuguma uko yari ateye, ko yabikundiwe kujya kwiyongeresha ikibuno, hiti yo mu Rwanda ko yari ayifite, hiti mpuzamahanga ko yari ayifite, yego wenda yashakaga no gukomeza sinzi nimba wenda ikibuno yari agiye kwiyongeresha aricyo cyari kuzamwongerera igikundiro mu muziki. Ariko icyo yari afite impamya neza ntajidikanya ko hari igihe umuntu agaya uyu mukobwa rwose urupfu agiye kwiyica cyangwa se urupfu agiye gupfa yikozeho pe, kandi nta kimana itari yaramukoreye. Kwamamara yari yaramamaye, afite abafana mu gihugu no hanze, diaspora yose cyangwa se imigabane yose izina ryararyubatse. Ariko se ntazize iyi kese cyangwa se iki kintu umuntu wese yakwita igikorwa cy'ubuswa? Mw'abantu mwe mwibuke icyamamare Michael Jackson yapfuye azize kanseri iturutse kuki? Ku zuru. Yari yaribagishije nawe ngo agaragare neza muri community, kuko yari afite amazuru bigaragara ko ari manini, bwataraye atashinyoye, aragenda aribagisha ngo bagasongore neza, birangira kanseri imubanye kanseri, guhora ajya mu bavuzi, mu badogiteri bamubagaga cyangwa se ku muganga we wamwitagaho, birangira kanseri imubanye kanseri. Michael Jackson barabuze, umusitari w'ibihe byose mu njyana ya hip hop. Noneho rero mu njyana ya rock, Marina turamubuze mu njyana zitandukanye, cyakoze we yaririmbiraga R&B, injyana zitandukanye nyarwanda. Ariko se mu by'ukuri uyu mukobwa cyangwa se uyu mwari w'u Rwanda, iki cyari giye kugira ngo tumubure? Kuko birababaje mw'abantu mwe. Gusa amakuru tubahaye tubagezaho cyangwa se turi kubabwira ni uko uyu munota aho aryamye ari muri koma, ikibuno kiri gutonyanga inyo, n'ibitaro n'ivuriro ryamwakira cyangwa se na dogiteri umwitaho uburwayi bwamaze kumurenga. Arabona ko birenze ibyo we yatekerezaga cyangwa se igikorwa akazi bamuhaye. Bikaba rero ari ibintu bibabaje. Bantu mudukurikira, bantu mudukunda cyangwa se mutwitaho, nimba ari ubwa mbere tubanye cyangwa se dusanzwe tubana, duhe subscribe, utwandikire like, uduhe comment, udukandire kuri like, uduhe comment. So umunsi ku wundi n'ubundi tuzajya tubagezaho amakuru kandi tuzajya tuganira mu buryo bwimbitse. Murakoze cyane, Imana ibarinde.